Iyi ndirimbo nziza nyituye abantu bafite ubumuga butandukanye, ubwo bumuga bukaba bwaratumye batagikandagira ku rusengero. Abenshi muri bo ubabwirwa nuko iyo bagiye kukubwira inkuru bagira bati, umva mwana wanjye, mu gihe cyacu nuko byari bimeze. Nkimara kubivuga wumvise abari bo, aba nta bandi ni abasaza n'abakecuru. Iyo basuye aho baryamye, indwara ziterwa n'izabukuru zarabateye ubumuga bubabuza kuba bava aho ngaho bari mu rugo. Abenshi muri bo ubasangana uturadiyo, yewe twarahindutse inshuti magara yabo. Nubwo hari ababagaya ngo nta bwenge bazi, ndetse bamwe bakavuga ko bwasubiye inyuma, nyamara burya barenze kuba ububiko bw'ibitabo. Iyo uganiriye nabo umenya byinshi cyane, ndetse tubagomba icyubahiro, kandi kuko amajyambere dufite ubu ari bo bayavunikiye, twe turi gusarura ibiva mu mvune zabo. Tugomba kubaha icyubahiro kibakwiriye. Sabo gusa, kuko hariho n'abagira ubumuga bakiri bato bagahera mu rugo. Usanga tubasura bagifatwa, ariko uko iminsi igenda ishira ugasanga tubibagirwa, tubinuba ngo ntacyo bashoboye, nabo kurya gusa, n'andi mazina batesha agaciro. Burya ariko birababaza bikomeye. Tekereza nawe ubonye abo mwavukiye rimwe, mukigana mu ishuri, wenda unabarusha, ukabona uhindutse ufite ubumuga, uhora uteze amaboko, mu gihe abandi bo ari abaryohe kubera akazi keza bakora. Tekereza bakoreye inama hafi yawe, noneho buri wese agasezerana icyo azakora n'ubutwari, amafaranga azatanga, ariko bagera kuri wowe bakavuga bati, uyu ni ikimuga, ntacyo yatumarira. Niyo bitaba ibyo, ahubwo kumva abavuye ku rusengero barimo kuvuga gahunda nziza zahabereye, ibyo nta kabuza nawe byagushengura umutima. Bene ako gahinda, bene iyo mimerere, niyo Charlotte Elliott, umuhimbyi w'indirimbo Ubunje Ukundi, yarimo igihe yayihimbaga. Ubunje Ukundi ni indirimbo ya 26 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, iza 350 gikoreshwa n'itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda. Ikaba iy'191 mu gitabo cy'icyongereza. Indirimbo Ubunje Ukundi iririmbirwa mu rufunguzo rwa E-flat, naho uyiririmbisha akayibara 6 ku 8. Indirimbo Ubunje Ukundi yahimbwe na Charlotte Elliott, umukobwa wa Charles Elliott, akaba umwuzukuru wa Musenyeri Vennie of Huddersfield, wari umubwiriza w'ikirangirire. Charlotte Elliott yavukiye mu gace ka Clapham gaherereye mu majyepfo y'umujyi wa London mu Bwongereza, tariki 18 z'ukwa gatatu mu mwaka wa 1789. Nicyo gihe uyu Charlotte Elliott yavukiye, aza gutura aho ngaho muri London, ahatura imyaka 32 yose y'ubuto bwe. Charlotte Elliott akiri muto yari umusizi ukomeye, akunzwe nk'abandi bana bose. Icyakora indwara ntimujya umugambi, kuko afite gusa imyaka 32 yarwaye indwara ikomeye imuhindura ikimuga mu buzima bwe bwose. Iyi ndwara yaramubabazaga cyane, noneho byakubitiraho no kuba ataravaga mu rugo, bikamushengura umutima akarira cyane. Igihe kimwe Charlotte Elliott yasuwe n'umushyitsi wari ugiye guhindura amateka ye. Umubwirizabutumwa akaba n'umwanditsi w'indirimbo w'umusuwisi witwa César Maran yagiye gusura Charlotte Elliott.
baganiriye byinshi, ariko uyu mubwiriza abaza Charlotte Elliott niba yarakiriye Yesu. Charlotte Elliott ntiyabyitayeho, maze wa mubwiriza aragenda, ariko aza kugaruka nanone. Yongeye kurarikira Charlotte Elliott ko yakwakira Yesu, nuko mu marira menshi Charlotte Elliott aramubaza ati, nkanjye se ubu najya imbere ya Yesu nte? Cesar Malan yaramubwiye ati, ukwiye gusanga Yesu kuri kose nubwo waba uri umunyabyaha. Umwana w'Imana yishyizeho ibyaha by'abari mu isi bose. Charlotte Elliott yahise yakira Yesu kuva uwo munsi, kandi indi myaka ye yose yizihizaga iyo tariki y'uwo munsi yasuriwemo na Cesar Malan nk'umunsi yavutseho ubwa kabiri. Mubyara we Musenyeri Handry mu mwaka w'1897 yagize ati, ubuzima bwuzuye uburwayi bwaramushenguraga, bwatumaga yumva ntacyo amaze, nyamara ahubwo bwamuhaye gukora ubudatuza umurimo w'Imana. Nubwo rimwe na rimwe yumvaga atentebutse, yasubizwagamo ibyiringiro n'ubwishingizi tubonera mu gakiza, nuko agasubiriza umucunguzi wacu mu magambo y'indirimbo yandikaga. Ku butumire bwa Harriet Kiernan buturutse ku cyifuzo cya Musenyeri White, Elliott yahindutse umwanditsi w'igitabo Christian Remembrance Pocket Book. Aho hari mu mwaka w'1834 kugeza mu mwaka w'1859 cyaje kuba igitabo cy'indirimbo cyiswe The Invalids Hymn Book. Cyasohotse mu mwaka w'1834. Muri iki gitabo Elliott yanditse indirimbo hafi 150. Indirimbo ye yamenyekanye cyane n'iyi ngo Njukondi, kandi iboneka mu bitabo byinshi by'indirimbo byo mu Bwongereza ndetse na Amerika y'Amajyaruguru. Hari mu mwaka w'1834 ubwo Charlotte Elliott yimukiraga mu gace ka Brighton agiye kubana na musaza we Musenyeri Henry Vane Elliott. Igihe kimwe muri uwo mwaka musaza we Musenyeri Elliott kimwe n'abandi bizera bo mu gace ka Westfield Lodge bari bahugiye mu myiteguro ikaze y'iteraniro ryari gukusanyirizwamo inkunga yari kubakisha ikigo cya St Mary Hall. Ikigo cyari cyarashyiriweho gutanga uburezi bufite ireme kandi ku mafaranga make. Iki kigo cyari cyarashyiriweho gutanga ubumenyi bufite ireme ku mafaranga make, cyane cyane abana b'abapasiteri bakennye. Buri wese yahigaga kugira icyo akora, ariko Charlotte we ntacyo yumvaga ashoboye na kimwe. Mu ijoro buri buke ngo ryateraniro ribe, yashikagurikaga ijoro ryose yibaza impamvu ntacyo amaze. Mu gitondo yafashe ikaramu n'urupapuro yandika igisigo cyuzuyemo ibyo yiyumvagamo, nko kuvuga ngo kubuyerezwa n'ubugome, ingoyi z'umwanzi, ubuhanya, impumyi. Igihe abo mu rugo rwe bose bajyaga ku rusengero gukusanya inkunga yo kubaka ishuri, Elliott niwe wari wasigaye mu rugo wenyine kubera uburwayi bwe. Igihe yari yigunze ko nta kintu ashoboye, ko nta n'icyo yafasha abandi, byamushenguye umutima, ariko yibuka amagambo yigishijwe na Cesar Malan igihe yari amerewe nabi cyane, avuga ngo ngwino kuri Kristo muri uwo mubabaro. Aya magambo yamubereye inganzo, ahimbamo igisigo cyitwa Ubunjukondi. Iki gisigo nicyo cyaje kuvamo indirimbo yakunzwe cyane yitwa Ubunjukondi. Iki gisigo cye nta zina rye yanditseho, ariko gisakara nta n'unamuzi. Icyaje kumutungura ni ukuntu ubwo yari arwaye, umuganga we yamuhaye iki gisigo cyanditswe ku gapapuro gato. Agikubisa amaso, amarira ye yaraguye ubwo yasomaga ibice 6.
Iki gisigo cyaje kugurishwa kandi amafaranga yavuyemo yahawe cya kigo cya St Mary's Hall, kandi yashimishijwe no kubona nawe byibura mu buzima hari ikintu gifite akamaro. Indirimbo Ubu nje ukundi yanditswe mu mwaka w'1834, isohoka mu mwaka w'1835. Yasohotse mu gitabo cy'indirimbo The Invalids Hymn Book mu mwaka w'1841. Igihe yasohokaga mu gitabo Hours of Sorrow Chilled and Comforted, yitwaga Uzahondi sinzamwirukana na hato. Yohana igice cya 6:37. Indirimbo Nje ukundi yashyizwe mu njyana n'umunyamuziki w'umunyamerika witwa William Bradbury mu mwaka w'1833. Se yarapfuye hashize imyaka 10 na nyina n'abandi bakobwa 2 bavukana nabo barapfa. Charlotte Elliott yahise ajya kubana n'undi mukobwa bavukanaga, ari nawe wenyine yarasigaranye kuri isi y'abazima. Bamaranye igihe ariko baza kugaruka mu gace ka Brighton, ari naho Charlotte Elliott yaje kugwa. Charlotte Elliott yapfuye afite imyaka 82, apfa tariki 22 z'Ukwakenda mu mwaka w'1871, ashyingurwa mu gace ka Brighton. Indirimbo Ubu nje ukundi ni indirimbo ikunze kuririmbwa umubwiriza arimo ararikira abantu gusanga Yesu. Niba igihe wihanaga ariyo baririmbaga, uribuka amagambo nka Nje ukundi, mfite ibindwanya bincogoza, ndi umuhanya, ndi n'impumyi. Uribuka kandi amasezerano y'iremamutima, urugero ukuntu Imana izadukiza, ikatuboneza kandi ikatubohora ingoyi zose. Iki gihe isengesho ryawe ryari ngo ubu nje ukundi, ntama y'Imana, ndaje. Indirimbo nziza nagusaba ngo nawe ujye uyikoresha ahariho hose ushyikirana n'Imana, bizagufasha kugira aho uva n'aho ugera mu buzima bwa Gikristo. Njye waguteguriye aya mateka nitwa Engineer Sirumva Dani, ndagukunda cyane.